iki gihe uri mureba imbere yawe nk'icyo Yesu yarebaga iki gihe Imana ikikurenze, iki gikombe Imana ikikurenze, iki gihe ikikurenze mu izina rya Yesu. Imana ikurenze icyo gihe cy'amadeni, Imana ikurenze icyo gihe cy'ibibazo. Iyo abantu bagusize nicyo gihe cyo kuvugana n'Imana. Iyo abantu bagusize, Imana yo ntishobora kugusiga. Iyo abantu bagutaye, Imana ntabwo ishobora kuguta. Iyo abantu bavuye mu buzima bwawe, Imana yo ntabwo ishobora kubuvamo. Reka nkubwire, ndabwiye Yakobo ngo nzaguheka ku mugongo wanjye, nzabana nawe, nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo, inshuti mudukunda, inshuti mukurikira iyi channel Prophet Ernest. Tubiha agaciro, turabibashimira kandi turabyubaha. Dukora ku bwanyu kuko mudahari bino ntitwabikora, kuko ibingibi tubikora kugira ngo abantu babashe kubyumva, kuko ari ubutumwa bwiza bubasha guhindura abantu benshi. Imana ibaho umugisha. Rero turabashimiye kandi kubufata umwanya wo gufungura iyi video y'ubutumwa bwiza ukabasha kubwumva n'iby'igiciro, kandi kubikora kwawe n'umugisha, yaba kuri twe ndetse no kuri mwe, ndetse no kubazumva iyi video yose n'abazayireba, n'umugisha mwinshi cyane kandi nibisanzwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Turabashuje rero aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, abari hirya no hino ku isi, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Afrika, abari Australia, abari muri Asia, mwese muhabwa umugisha n'Imana, kandi mwarakoze cyane gukomeza gukurikirana ibi biganiro mu buhamya bwinshi bw'abantu turimo tugenda twakira, bimaze kugenda bibohora ndetse bibasha kugenda bibagiraho ingaruka nziza. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero iminsi yaribaye myinshi, nari maze iminsi ndi mu giterane mu Bujumbura. Twagize ibihe byiza cyane, abantu b'i Bujumbura turabashimiye uburyo mwatwakiriye n'uburyo mwitabiriye ibiterane twari turimo aho muri Zion Temple. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'abadusengeye hirya no hino ku isi, muhabwe umugisha n'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka rero dusenga Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, turagushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe, turagushimiye ko ibyo ukora ari iby'igiciro kandi ari iby'icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kuganira ijambo rye, reka ijambo rye ribohora abantu, rigiro ribakura kandi rigiro ribageza, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo narababwiye ngo iba ari impamba y'umunsi. Nago ari umwanya munini cyane, ni video mara umwanya mutoya, ariko kuba ari ukugira ngo nibuza ugira ikintu nibuza uyikuramo. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Turasoma igice cyawo ni cya 14 umurongo ni wa 35. Mariko 14:35. Twumva icyo Imana ivuze. Aravuze ngo yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka iki gihe kimurenge. Reka ngasubiremo. Yigira imbere ho hato, yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Muzaniye ijambo rivuga ngo Imana ikurenze icyo gikombe cyari kiri imbere yawe. Imana ikurenze icyo gihe, Imana ikurenze icyo gikombe. Iri joro ndimo senga, nafashe umwanya munini cyane wo gusenga. Imana imishurira ari abantu bari mu bihe bigoye cyane, barimo bareba bakabona ibyo bihe bashobora kubigwamo cyangwa se bakabona badashobora kubivamo. Ariko ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, iki gihe uri mureba imbere yawe nk'icyo Yesu yarebaga iki gihe Imana ikikurenze, iki gikombe Imana ikikurenze, iki gihe ikikurenze mu izina rya Yesu. Imana ikurenze icyo gihe cy'amadeni, Imana ikurenze icyo gihe cy'ibibazo. Yesu we yararebaga kiriya gihe, ni igihe yari arimo cyari gikomeye cyane. Yari ari ahantu bita Igetsemani. Aha ni mu ibanga ry'umusozi wa Elayono. Ahanga niho bita Igetsemani.
ahangaha niho yageze. Yari ari kumwe n'abantu, yari ari kumwe n'abigishwa batatu, yari ari kumwe na Petero na Yohana na Yakobo. Aba bagabo Bibiliya iravuga ngo aragenda agiye gusenga. Hari ahantu watera ibuye. Iyo uhagaze muri ako gashyamba, uba ureba imbere ahantu Yesu yasengeraga ku bantu mujya muri Isirayeli, mujya muhabona hano mu ibanga ry'umusozi wa Elayono, arya munsi ya zamva zimwe z'abakristo. Hariya rero nibwo yagiye arasenga, biri icyuya kivanze n'amaraso. Agarutse asanga abigishwa be barasinziriye. Aragaruka aravuga ngo nimusenga kugira ngo mutagwa mu moshya. Arongera aragaruka none asanga barasinzira. Aravuga ngo ese mwakwihanganye nibuza mukabana nanjye akanya gatoya, shuti yanjye. Hari igihe umuntu ageramo n'abo bagendanaga bagasinzira. Hari igihe umuntu agendana n'abantu bakagera igihe bakananirwa. Hari igihe abantu bakuganiriza bakakubwira ngo turi kumwe, igihe kikagera amagambo bakubwiraga nabakumva bashizemo. Ibyo byigeze biba, byarabaye no kuri Yobu n'umugore waramusiga, inshuti ze ba Elifazi b'abatemani baramusiga. Ariko ndagira ngo nkubwire, iyo abantu bagusize nicyo gihe cyo kuvugana n'Imana. Iyo abantu bagusize, Imana yo ntishobora kugusiga. Iyo abantu bagutaye, Imana ntabwo ishobora kuguta. Iyo abantu bavuye mu buzima bwawe, Imana yo ntabwo ishobora kubuvamo. Reka nkubwire, ndabwiye Yakobo ngo nzaguheka ku mugongo wanjye, nzabana nawe, nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Yabwiye uwitwa Kuro mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho ni icya 45, iramubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, ibihinduzo by'ibyuma nzabicagaguramo kabiri, ngo nzaguha ubutunzi bw'ahantu buhishe. Haleluya! Reka nkubwire mwene data, abantu bashobora kugusiga, abo mwiganye bagusiga, abana wabyaye bagusiga, inshuti zawe zagusiga, ariko umwami Yesu ntago azagusiga. Umwami Yesu ntago azaguta. Umwami Yesu ntazagusiga muri ibyo bibazo. Umwami Yesu ntazagusiga muri ubwo buzima. Reka nkubwire, nubwo umureba numubone, ariko burya ari kumwe nawe. Nubwo umureba numubone, ariko burya arimo arakora. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ni Imana ikora yavuze ikanakora itanavuze. Yesu yarageze ahantu abo yari yizeye nk'inkoramutima ze, abo yari yizeye nk'inshuti ze, yatoranyije mu bandi bose, nabo barangije bagira intege nke z'umubiri, barangije barasinzira. Kandi Yesu nawe yari yambaye umubiri. Mwibuke ko yari yambaye ubumana 100%, yambaye n'umubiri 100%. Ariko Yesu aremera, abiri icyo kivanze n'amaraso. Arasenga, arangije aravuga ngo areba imbere, areba umusaraba uri hakurya igorogota aho bita Nyabihanga. Arawureba mwiyerekwa, areba ukuntu bimeze, areba ukuntu bazamutera amacumu, areba ukuntu bizamubabaza, areba bambanywe n'ibisambo, areba bamucumita icumu mu rubavu. Byose arabyitegereza, arabireba. Arangije arareba abananiye kuko ari yambaye umubiri. Arangije aravuga ngo data, niba bishoboka iki gikombe cy'indenge, niba bishoboka iki gihe cy'indenge, niba bishoboka. Hariya yari ari wenyine. Ndagiye nkubwire, umusaraba si w'abantu benshi, umusaraba ni umuntu ku giti cye. Imana ishimwe cyane, umusaraba ni umuntu ku giti cye. Ariko ndashaka kukubwira, ntabwo kiriya gikombe ntabwo Imana yakimurengeje, kubera misiyo yari yamuzanye mu isi kwari ukukinyweraho. Kuko aravuze ngo data, bibe uko ushaka, yewe nibibe uko shaka. Akivuga ariya magambo, Bibiliya avuga ngo marayika w'Imana ngo araza mwongerera imbaraga. Akivuga ariya magambo, marayika w'Imana araza musubizamo intege. Akivuga ariya magambo, marayika w'Imana araza aramwuzuza. Akivuga ariya magambo, araza musubizamo imbaraga. Nk'ibintu bibiri. Niba Imana ishimye kunywera kuri icyo gikombe, ni guha imbaraga. Reka mvuga no magambo. Hari igihe ijya yemera ko tukinyweraho, ariko ikaduha imbaraga tukarinda tukinyweraho tutaguye. Niba Imana yemeye kukinyweraho mwene data, icyo gikombe kiri imbere yawe, icyo gikombe kiri imbere yawe,
niba Imana yemeye kukinyweraho, niguha imbaraga zo kukinyweraho, ukinyweraho wuzuye umwuka wera, ukinyweraho utaguye, ukinyweraho udasubiye inyuma. Niba Imana ibyemeye kukinyweraho, Imana niguha imbaraga zo kubigendamo. Niba Imana yemeye kukinyweraho, Imana niguha imbaraga zo kubihagararamo. Niba Imana yemeye kukinyweraho, Imana niguha ubushobozi. Niba Imana yemeye kukinyweraho, Imana niguha imbaraga zo kukinyweraho, nucogore, nusubira inyuma, ukinyweraho wuzuye umwuka wera, ukinyweraho nta muntu mugiranye ikibazo. Kristo ntago yakimurengeje, yakinywereyeho, umusaraba yawugiyeho, nigeze awihakana. Umwenda ukingirije ahera cyane utabukamo kabiri, uwamucumise icumu afite ikibazo cyahise kirangira, ariko yemeye kukinyweraho. Ariko nubwo yakinywereyeho, yakinywereho marayika w'Imana yamuhaye imbaraga. Nawe niba Imana ibishimye, kuko aravuze ngo bibe uko ushaka, ari byo dusenga ngo bigende, nibigenda ikemera ko bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Nayo yemeye ko bimugeraho, ariko nubwo byamugezeho, Imana yamuhaye imbaraga zo kubicamo. Birangira Imana imwinjije mu mahirwe ya kabiri. Ubaka kanya nta kwicuza guhari. Kristo yaranesheje, yakinywereyeho kugira ngo itorero ricungurwe, yakinywereyeho kugira ngo itorero ribeho, yakinywereyeho kugira ngo kano kanya tube turimo turirimba itsinzi y'amaraso ya Yesu, kugira ngo kano kanya turimo tuvuga itsinzi yavuye mu maraso, ko twababariwe ibyaha. Reka nkubwire mwene data, ariko mwene data, ndabizi neza Imana ishobora no kutemera kukinyweraho, ifite n'ubushobozi bwo kukikurenza. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, aka kanya senga aya masengesho, Uwiteka Imana Nyiringabo biramushobokera ko yanakikurenza, biranamushobokera yuko iki gikombe nacyo yakikurenza. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo usengane nanjye, uhagarara uvuga ngo Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'amadeni, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'ibibazo, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'urushako rwankomereye, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'uburwayi, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'uyu mwana wananiye, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'ibi bigeragezo, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'uyu muryango wanze gukizwa, niba bishoboka undenze kino gikombe cy'amarozi, niba bishoboka. Birabishobokera byose. Imana ibasha kukurenza kino gikombe, Imana ibasha kukigukuraho, Imana yabikora, Imana yabishobora, Imana yabibasha, Imana yabasha kugukuraho urwo rubwa, Imana yabasha kugukura muri icyo kibazo, Imana yabasha kugukura muri ako gahinda, Imana yabasha kugukura aho hantu, Imana yabasha kukuvana aho hantu watawe, Imana yabasha kugukura aho washyizwe, Imana yabasha kumenagura aho hantu bagushyize. Byose Data biramushobokera. Mana ngushyize hejuru kubw'imirimo yawe, ngushyize hejuru kubw'imbaraga zawe, ngushyize hejuru kubw'ubutware bwawe. Ndabizi ko byose bigushobokera, ndabizi ko byose bigushobokera, ndabizi ko byose bigushobokera, ndabizi ko byose bigushobokera, ndabizi ko byose bigushobokera. Reka urengere ubwoko bwawe bugukurikiye, bugutabaza ku manywa na nijoro, barenze kino gikombe. Abo wemeye ko bakinyweraho, baha imbaraga zo kukinyweraho. Abo ukirenza, kibarenze Uwiteka Imana Nyiringabo. Ibyo bigiyemo babe babyize. Ndasengera buri muntu wari we wese, igikombe, buri muntu wese agira igikombe cye. Hari ugira igikombe cy'icyangiro, hari ugira igikombe cy'uburwayi, hari ugira igikombe cy'igisuzuguro runaka, hari ugira igikombe cy'ubushomeri akakinywera igihe kirekire. Ariko Mwami Yesu Kristo, ndasenze kino gikombe kibarenze. Ndagira ngo usenge uvuga ngo Mana, ndenza kino gihe, ndenza kino gikombe, ndenza iki gihe cy'amarira, ndenza iki gihe cy'ibigeragezo, ndenza iki gihe cy'ubushomeri, ndenza iki gihe cy'ibyago, kindenze Mwami Yesu Kristo, kindenze, ndenza kino gihe, ndenza bino bibazo, ndenza bino byago, bindenze, birankomereye, ndenza buno bukode, ndenza. Bwira Imana ibikurenze, Imana birayishobokera, Imana nibikurenze. Ndagira ngo dusengane, Imana nikurenze ibyo bihe, Imana nikurenze ibyo bihe, byose birayishobokera, Imana birayishobokera. Imana nibikurenze, nirekurenze icyo gisuzuguriro, nikurenze icyo kibazo, nikurenze ubwo butayu, nikurenze icyo kigeragezo. Bwira Imana ngo Mana, ndenza bino bihe, ndenza buno butayu, bindenze, urabishoboye, bindenze, urabibashije, bindenze, urabishoboye, bindenze.
Imana yabishobora, yarema umunezero kuri uyu munsi, Imana yarema ibitwenge kuri uyu munsi, Imana yarema gutwenga kuri uyu munsi, Imana yarema ibyishimo kuri uyu munsi, Imana yagutabara kuri uyu munsi, Imana yagukura muri ubwo butayu kuri uyu munsi, Imana yakuremera umuntu kuri uyu munsi, Imana yarema umuntu ugukura muri ibi bihe kuri uyu munsi. Byose data biramushobokera mu butware mabwa n'umwami Yesu Kristo wa Nazareti. Nohereje imbaraga z'ijambo nizize zikubohore, zikuremera icyo utari ufite, zikwicerekezo gishya. Aho wabonaga inzira, aho warebaga inzira ntuzibone, aka kanya ndemye inzira zidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Akira umugisha w'Imana, akira amahoro y'Imana, akira ibyishimo bivuye ku Mana, mu munezero mwinshi uva mu ijuru, nukomeza ubane n'ubuzima bwawe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.